yanyuzemo. Umuntu afite imodoka sahi birarangiye. Yes, ibihe byiza kuri ukomeje kudukurikira, kuba wahisemo kudukurikira ni igitekerezo cyiza cyane utari bwicuze. Nibyo wabibonye muri titire y'inkuru, nje kubagezaho inkuru idasanzwe. Mumaze kubona amashusho, aya ni amashusho y'inkongi idasanzwe y'umuriro ibaye kuri uyu mugoroba. Inkongi y'umuriro ni inkongi y'umuriro yabereye ahitwa mu Gatsata mu mujyi wa Kigali. Inkongi yahiriyemo inzu, inyubako ndetse ikotsa n'imodoka. Muti biteye bite, byatangiye bite, nahagana he? Nicyo kinzanye. Imodoka 5 nizo zahiriye mu igaraje rerereye mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo, zirakongoka zinateza inkongi mu gice cy'inyubako yitwa Icyerekezo ikorerwamo ibikorwa bitandukanye. Muri uku kwezi, muri amezi ya mbere y'intangiriro z'umwaka wa 2025, ni intangiriro zirimo ziragaragaramo impanuka ndetse n'inkongi ku buryo budasanzwe cyane. Benshi bakavuga bati se uyu mwaka uzarangira. Abo tubana mu biganiro byacu bya buri munsi mukanya nemaze kubagezaho inkongi nanone idasanzwe ku munsi w'ejo yibasiye isoko ryo mu gihugu cy'u Burundi mu murwa mukuru Bujumbura. Kandi ni inkuru yari babaje cyane kuko ibintu byinshi byahiriye muri iryo soko. Ababikurikiye nanabagejejeho n'indi mpanuka idasanzwe y'indege, yabereye mu gihugu cya Canada, bikanajyana n'indi nkongi kandi mwumvishije imaze igihe yarazengereje Leta Zunze Ubumwe za Amerika i California. Izi nkongi rero natwe mu Rwanda itugezeho, uretse ko byo isa nkaho idakaze cyane nubwo nyine ibikorwa by'abantu byangiritse nk'ubu. Iyi mpanuka ni impanuka yabereye mu igaraje bita Icyerekezo ahagana ku saa 6 z'amanywa kuri wa 19 Gashyantare 2025. Murimo murabona amashusho rwose. Ni inkongi yangije inzu igeretse, inkongi kandi yabereye ahitwa Kumagaraje nyine nkuko namaze kubigarukaho. Abatangabuhamya rero babwiye mugenzi wacu wari aho iriya nkongi yabereye, bamubwira ko iyi nkongi yatewe n'abateranyaga ibikoresho bya plastique hafi ya reservoir ijyamo essence y'imodoka. Rero bashyamiranye basa n'abashaka kurwana, umuriro uraturika muri iyo reservoir bita biteza inkongi. Birumvikana rero ko abakanika imodoka nyine babiri nibo baserereye, bituma biteza iyi mpanuka nyine nkuko maze kubigusobanura. Uwitwa Dusabimana Taylor yagize ati byatewe n'abana bari barimo gusudira maze barwanira ibyo bakoresha, akaba ari bwo byaje guturikira muri icyo gice cya reservoir. Noneho ikitwa reservoir de carburant, kibikwamo essence nyine ubusanzwe, maze bihita biteza impanuka. Birumvikana rero ko gusudirira hafi, murabizi ko umuntu ari gusudira hari ibishashi biba biri gutaruka, ubwo rero abantu bari gusudira bagashwana, birumvikana ko biriya bishashi bishobora guteza inkongi y'umuriro. Uwitwa Muhigirwa Sada ukorera muri resitora iri hejuru y'iryo garaje yashimiye inzego z'umutekano zihutiye gutabara zikazimya umuriro nyine nkuko muri kubibona mu mashusho. Ati turashimira inzego za polisi kubera ko bahagereye ku gihe, ubu hakaba nta muntu wasize ubuzima cyangwa ngahakomerekere. Birumvikana rero ko byanga bikunda, nubwo nta muntu wasize ubuzima ariko hari byinshi byangiritse. Biramutse ari kubw'amahirwe abakoresha hariya, baba abakoresha inzu, abafite ibinyabiziga byahiriye, byaba byiza baramutse bakoresha ubwishingizi. Iki nicyo gihe nyine kiba kigeze kugira ngo ubwishingizi bukore akazi kabwo. Usibye rero imodoka 3 muri kubonamo zimwe mu mashusho yacu, igihe nacyo cyageze habereye ibi cyahise kimenya ko ingano y'ibyangirikiye muri iyi nkongi
nticyahise kimenya ibyangirikiye muri iyi nkongi neza, gusa abafite resitora bavuze ko bagerageje kwigizaho ibintu byose umuriro utaragera ku bikoresho byinshi ukaba wageze ku bikoresho bike cyane. Ubwo iyi nkongi rero yatangiraga, imodoka za polisi zishinzwe kuzimya umuriro zakoze uko zishoboye zihagera mu buryo bwihuse zitangira kuzimya ndetse zizimya cyane cyane igice muri kubona nyine cyari cyafashwe n'inkongi y'umuriro nk'uko mubibona mu mashusho yacu turi kubagezaho. Reka mbareke gato mubanze muyarebeho ubundi ngaruke mu kanya mbabwira byinshi ku nkuru z'impanuka ndetse n'iyi muri rusange. Nuko byari byifashe rero mu Gatsata, twihanganisha abagize ibyo babura byangirikiye muri iyi mpanuka, tunashimira inzego zacu z'umutekano ziba ziri standby ziteguye gutabara aho rukomeye. Ku rundi ruhande rero, abarokotse impanuka, murabyibuka impanuka yabaye mu minsi ishize, impanuka ya bisi nini ya international, impanuka yari irimo abantu 52 benshi bakayigwamo abandi bagakomereka bihambaye. Abayirokotse rero, batangiye koroherwa, hari byinshi batangaje. Abarokotse impanuka ikomeye yabereye i Rurindo bavuze ko bakorewe ibidakwiye n'ababagezeho bwa mbere. Byagenze bite? Abantu babageze bwa mbere kuri impanuka byagenze bite? Bamwe mu bari mu modoka itwara abagenzi herutse gukorera impanuka ikomeye mu karere ka Rurindo igahitana abantu 20 bavuga ko babajwe no kubona bamwe mu baturage babagezeho bwa mbere hari abari bashishikajwe no gutwara ibyabo aho kubatabara, nyamara hari benshi bari bakeneye ubutabazi bwihuse. Byumvikane neza ko igihe impanuka yabaga abantu baturiye hari hafi rwose abazi ko babikoze bigaye ntabwo bikwiriye. Ikintu cya mbere bihutiye gukora ni ugusahura cyangwa se kugerageza gucucura abari baguye muri impanuka no gutwara ibintu bitandukanye by'abari bari muri impanuka. Birumvikana ko iyo hakorwa icyo umunyarwanda wese ufite umutima yakabaye akora cyo gutabara, byanga bikunda birashoboka ko hari abari gutabarwa, ariko birumvikana nk'uko aba barokotse babivuga, abaje bwa mbere ntibari bashishikajwe no gutabara, ahubwo ngo bari bashishikajwe no gutwara bimwe mu byo abagenzi bari bafite. Ni nyuma rero y'impanuka ikomeye, aba barivuga nyuma y'impanuka ikomeye yabereye nyine mu murenge wa Rusiga, twabagejejeho mu karere ka Rurindo hafi y'ahazwi nko ku Kirenge, habereye niho nyine yabereye ubwo iyi bisi ya kampani itwara abagenzi yitwa International Express yarengaga umuhanda ikagwa muri metero zigera kuri 800 mu kabande. Impanuka rero y'imodoka twabagejeho yarimo abagenzi 53 yahitanye ubuzima bw'abantu 20 bose. Impanuka yababaje abantu benshi, impanuka yanditswe mu bitangazamakuru byinshi, dukomeza no kwihanganisha imiryango y'abantu baburiye ababo muri impanuka ndetse n'abakomeretse cyangwa se ababigiriyemo ubumuga, tubifuriza gukomera. Abandi rero benshi barakomeretse nyuma y'aba 20 barimo n'abakwirakwiriye mu bitaro bitandukanye birimo n'ibya kaminuza ya Kigali CHUK. Bamwe rero mu bari barokotse impanuka uko nababwiye babwiye ikinyamakuru cyitwa Kigali Today dukesha iyi nkuru ko banenga ko babonye abaturage bo muri aka gace kabereyemo impanuka babagezeho bwa mbere rwose, aho bari bigaye ni ibintu bidakwiye. Uwitwa Jean Damascene Iranzi avuga ko yavunitse akaguru n'akaboko ku buryo bukomeye. Yavuze ko ubwo yiyambazaga umuntu yabonaga hafi aho ngo amutabare yamubonyeho ibidakwiye indangagaciro nyarwanda. Urumva nyine ni ibintu bibabaje kubona umuntu yakomeretse akaguru cyane, amaraso ari kuva n'akaboko, abandi bari guhera umwuka, aho gutanga ubutabazi ukihutira gusahura. Uyu Jean Damascene yagize ati naratabaje mbwira umuntu ngo azamfashe, aho kumfasha ankuramo itiriningi arayijyana. Ntari mfite igikapu hari harimo ibyangombwa byose, ibyo sinzi ngo byagiye. Uyu muturage rero warwariye muri CHUK avuga ko iriya modoka bari bari kumwe n'umugore we ufite igikapu kirimo inkweto, ariko yatunguwe no kubona abantu baraje bajya kureba ibiri muri icyo gikapu aho gutabara abari mu kaga. Ataho kugira ngo baze kudutabara baje kwifatira izo nkweto basaka n'ibikapu, natwe baradusaka. Ibaze abantu bameze batyo nabo kugawa
umunyekongo witwa Shadrack Kikombe nawe wari uri muri ya modoka aho yari yerekeje i Goma, avuga ko nta kintu yasigaranye kuko ibyo yari afite byatwawe n'abaje gusahura. Iyi migirire rero yagaragajwe n'aba baturage inengwa n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga, uvuga ko ubusanzwe umuntu wiba ikintu cy'umuntu aba wakoze impanuka, haba akoze icyaha gihanwa n'amategeko. ACP Boniface yagize ati kwiha ikintu cy'undi mu buryo nka buriya ni icyaha, noneho kugitwara ari mu bihe nka biriya nta bushobozi aba agifite, nta mbaraga aba agifite, hari no kubona ariko atabasha no gutera n'induru cyangwa kwirwanaho, nutakubona washizemo umwuka, ibyo byose ni icyaha. Ubwo impanuka rero yari imaze kuba, habayeho ubufatanye bw'inzego zinyuranye zirimo iza polisi y'u Rwanda n'inzego z'ibanze ndetse n'iz'ubuzima, kuko impanuka nyine yari ikomeye. Icyo gihe kandi guverinoma y'u Rwanda yasohoye itangazo yihanganisha imiryango y'ababuriye ababo muri iyi mpanuka, murabyibuka, ndetse inizeza ubufasha bukenewe kuri iyo miryango yatakaje abayo kimwe n'abakomerekeye muri iyo mpanuka. Nuko nsoje rero, reka mbashimire hanyuma mbifurize kugira ibihe byiza.